Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni filime bita ngo Internship. Ni filime y'ubwenge yasobanuwe n'amasobanuzi mukunda cyane mu Rwanda, Rocky Kimomo. Iyi filime ni filime y'ubwenge utagomba gucikwa kubera uburyo ikoze ndetse no kubera nyine uburyo ikinywemo. Gusa nanone mbere ko tuyinjiramo neza, ndagira ngo ubanze urebe hasi ni subscribe kandi kuri like kuri video ndetse unafungura inzogera kugira ngo video yose postinze, kugira ngo sesengura ryose postinze ujye uribona mu wa mbere. Ngiye mwumva nk'ibisanzwe mugiye kubana nditopa. Iyi filime nkuko nimaze kubikubwira bayita Internship. Ubundi abari program yitwa Internship program cyangwa se abantu bakora stage, abakozi ba stage. Sasa rero ubundi iyi program ya Internship, filime yacu itangira ari umukobwa uje mu kigo cy'ubutasi cy'Uburusiya, aje kwibamo iyi program cyangwa se aje kwiba amabanga ari muri program. Sasa mukwagera nyine aba ari umukobwa yinjira mu kintu kimeze na cyo kintu batwariraho ibiryo, ariko we aba yagiyemo imbere ari umuntu w'umuplanto umwinjije muri iki kigo cy'ubutasi cy'Uburusiya. Sasa mukugeramo mbere na mbere ariko arabanza kajya kureba nyine aho ngaho babika muri safe house, ahantu babika amabanga menshi, katsokorayo ayo madosiye yaba Internship abanditse nyine Internship program. Noneho maze akiba ayo madosiye, noneho agatangira gusohoka muri iyo nyubako. Ariko mu gusohoka nyine agenda ahura n'abashinzwe umutekano, akabarasa bikomeye kuko abona umukobwa w'indwanyi. Ariko tuba tutaramenye ibye uburyo yize kurwana, kandi ubona ko acyura umwana wo muteneja, wa mwana nyine w'inkome aba ari umukobwa. Sasa batangira kutubwira ngo iyi program Internship program ni program igenda igahindura abana batoya. Abana abayirokiritwa cyangwa se bajya muri iyi Internship program, bajya muri program ari abana batoya guhera ku myaka nk'itatu kuzamura. Rero iyo bamaze kurokirita aba bana cyangwa se bamaze gukusanya aba bana, babatoza kuba imashini yica cyangwa se babatoza ibintu by'imirwanire ku buryo bakura ari abicanye, ku buryo bakura nta marangamutima bagira ndetse nta n'ubwoba, nta kintu cy'ubwoba bagira. Abari program yigisha abana cyangwa se abari uburyo, abari system yigisha abana kuba imashini zica, ku buryo bakura ntamuwe, ku buryo bakura nta marangamutima na makeya bafite. Kuko nimaze kubwira rero iyi filime yacu cyangwa se iyi nkuru y'iyi filime yari yatangiriye ku biro bikuru cyangwa se ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cyo mu Burusiya. Sasa badusubiza ku cyicaro gikuru cya CIA muri Amerika, muri Washington DC. Batwereka ari abayobozi nyine bari kuganira uburyo iyi Internship program yakoraga. Ubundi abari abana batandatu baba baratojwe nyine kugirwa imashini yica, kugirwa ya mashini nyine yica muri iyi Internship system cyangwa se Internship program. Abari abana batandatu, ariko ubundi uyu mukobwa wagiye kwibaye amabanga cyangwa se wagiye kwiba izi document aragenda akaziba. Noneho agatangira kubona bagenzi bahantu bari, ahantu nyine buri wese agiye ari baba baratatanye. Noneho agakora igikorwa cyo kugira ngo abahamagare, agatangira kubandikira kuri email utabasha kumenya nyine ngo ninde wayikohereje cyangwa se wayikohereje arihe. Sasa atangira kubahuza, atangira kugenda yandikira umwe umwe kubera ayo madosiye aba yibye, abarimo ibyangombwa cyangwa se abarimo ibiranga umuntu ko yabaye Internship program cyangwa se yagizwe umwicanyi. Sasa CIA yo muri Amerika ibi birimo ikintu ngo CIA ndetse no Moscow baba bapfa cyangwa se no mu Burusiya baba bapfa. Amerika iba yarakoze iyo Internship program cyangwa se icyo bakita nk'aba stagiaire, maze ikabatoza kuba imashini yica. Muri gihe Uburusiya bwo bwarayinaniye, butarabashije nyine gukora iyi Internship program nk'uko bikwiye ngo ibashe kubikora nk'abanyamerika. Gusa nanone umuntu warahagarariye Internship program wo muri Amerika yaje kutumvikana na CIA, bituma bamwica cyangwa se bituma nyine aburirwa irengero. Icyo gihe akimura kuburirwa irengero, abo bana uko ari batandatu nyine bari bamaze gutozwa, bamaze kugirwa imashini yica. Buri wese yese abora nawe, buri wese nyine agenda ajya ukwawo cyangwa se agenda ukwe. Niyo mpamvu uyu mukobwa tubatangiranye ajya ukweba aya madosiye yagira ngo abahurize hamwe, maze batangire abo bumwe babe ikintu kimeze nk'umuryango, bajya bakora ari group cyangwa se bajya bakora nyine ari itsinda rimwe. Sasa rero CIA y'abanyamerika nubwo bari imeze nk'iyatoje aba ba Internship program cyangwa se aba bana batoya bagakora barabaye imashini yica cyangwa se baragizwe imashini yica, gusa nabo nta burenganzira bafite bwo kubakontorora kuko umuyobozi wabo nawe aba yaramaze kwicwa na CIA. Mu gihe n'Uburusiya nabwo baba baragerageje gushaka uburyo bakora Internship program, bagashaka nyine abana b'Abarusiya nabo bakabatoza kuba imashini zica, ariko bo biba byarabananiye.
bivuze ngo abayobozi b'abashinzwe ubutasi bo mu Burusiya bapanga igitero cyangwa se bapanga tiro yo kugira ngo ahubwo baze n'abo banyamerika bakoze abo bana cyangwa se babakozemo imashini zica babice bave mu nzira. Bega abanyamerika babe na international program bafite ndetse n'abarusiya babe nayo kuko nyine bo byaranabananiye, ariko abanyamerika hano baba barabibashije kubikora. Sasa rero abarusiya bohereza umwicanyi ngaze ahiga abo bana baba bamaze kwiteranya, baba bamaze nyine kuba umwe, bamaze kuba batandatu bose ari umwe. Abarusiya bohereza umwicanyi ngaze ahiga abo bana maze abice. Mukoze ariko gushaka abo bicanyi b'abana, umwicanyi kubuza gushaka abo bicanyi b'abana, hari abantu nyine bagenda bamenya ko hari abantu bari kugenda bagambana, kugeza naho baje kumenya ko muri iryo tsinda ry'abana batandatu harimo umugambanyi. Uwo mugambanyi rero bize kurangira bamwishe, ariko bagakomeza kubona nyine n'ubundi ahantu bakora ibyo bakora byose hari abantu bakomeza kubagaragariza ahantu bari, bikaza gutuma leta ndetse na wa mwicanyi waturutse mu Burusiya bamenya ahantu bari, bakaza kubona ko harimo ikibazo. Ariko nyuma nyine muri make iyi ni filime ugomba kureba utagomba gucikwa, kuko ni filime nziza bayita internship cyangwa se internship program. Ni filime rero yasobanuwe na Rocky, ugomba kureba. Ni Nyamerika, irimo ku bantu bakunda filime za action nyine. Iyi ngiyi ntabwo ugomba kugucika. Sasa icyo usabwa ni ukanda subscribe, ugafungura inzogera ndetse ugakanda kuri like, maze tukajya tubana muri video zitandukanye. Ngiye mwumvaga ni Tsopa, duhurire mu zindi video. Ciao ciao.